uri mu biki bako nyamara uracyari muto kubaho neza kuba muto ibyo ngibyo ntago bindeba sibyo uko umukobwa shere wanjye ndyohereza ntago ari kumugabo ndyohereza right oya seka oya man ngereka nje mbabwiza ukuri mwamukeneye kumva iki mwamukeneye kumva iki Imana ko yaremye umugabo ikarema n'umugore cyakoze bro no itabi wanyweye no nta nimbuto wakuye mureka yasije kumushyira kanga utabi ari nyweye narese umwe ari kumva nge nta kiyobiga bwenge na kimwe fata kwisi iyo ukunda umuntu umugira inama man iyo ukunda umuntu umugira inama nge bibaye ngombwa ko nimba nkunda nandekera ubuzima bwanjye kuko nibwo bunshimishije bro ubuzima bw'umwanda se utazongera gutuka ikintu cyitwa umutingayi cyangwa umurezi itonde nkubwire akantu keza k'ubwenge nge bibaye ngombwa naguca mu muryango nkagenda nkagukura ku gipapuro kigaragaza ko wowe mvukana nawe umva nkaguca burundu kugira ngo mbireke wabikora ndebira ibintu uba wambaye ibintu ni iby'umukobwa muzima ntayashyira hanze se wari wabana tutubaje oya njyewe ngira ngo mbereke neza mani mujye mugabanya ubugabo mani ubwo ni ubusutwa kandi muri abantu b'abagabo ibi bintu Isaac nawe bifitemo uruhare kabisa oya abadukurikiye bazi ko mbirwanya oya nyine hari ukuntu ahubwo wenda vuga ngo wenda bikwinjiriza ibiceri ubu uri kumushyigikira nyine oya njyewe ntago ari wowe wamamagaye ati naramubuze gusa tuvugana kuri telefone uzamara duhure nawe mu kiganiro nyiri icyo nibwira abantu badukurikiye none se babimbwiye reba munamuzanye bro ngereka njyewe muhuze na shitani azabimukoreye yumva ukuntu biryoha nibwo nta nubwo azongera kwitwa nibiki njya muhuze na shitani nyinde shitani ndajya gukora ni nawe shitani ngo kayesha wamujya mu bigize mane yenge gura n'amashitani biryo hasi naga ari shitani bro nyine ni izina nyine tumwambuhimbye nyine biraho ngaho kwe ndimba yakoze ariko bro reka mbabwire ni umugabo nyine telefone si yanjye ari wanguriye jubanzu nyumve si nkuruta asa mwumvise we mereza phone ari kiramutse mereza sha bro nagita ko tuvukana iyi nayigura iPhone iyi ni Android iyi nahitanyigura direct umva rero reka nkubwira iki cyakuzanye hano ubundi muri make yaje kugira ngo akugira inama abinyuze kuri kamera zikeneye nta nizo n'umusaretse kuvugira hejuru njya hatazagira umuntu wajya kumamagara ngo kwigishije ngo ava mu restaurant ndamutse menye umuntu wakujyahera mani ndamutse menye umuntu wakujyanye mu lesbian wamugira ute se nabicana aguzibeshye umureye ku mugabo nabicana umva bro numva ngo wankoreye ku mugabo nzabamara mwese cyangwa se nzahinguka mani isia ugeze nawe uri kunjyanaho wowe uri kunjyanaho kandi utarwana na kamera itondi ugeze nawe ndakora njyewe saretse ko musaza wawe waza kumwubaha warza kumwubaha reka nkubwira nawe yaba ari papa cyangwa mama akaza gahagarara ngo wabaye umurezi mani nuko ari byo binshimishije ngo ari ibintu bitanshimishije ari umugani bajya baca bati utumviye se na nyina yumvirije kandi nyamwanga kumva yanze kubona bajya babanga abakobwa ngo bayijana ngo barasara none uyu nguyu wa mugani wa shitani wenda na za karoti na bya bipirizo na bya biki akaza muri mu biki neza urashaka nkubita asa waretse kurwana ariko nese waretse kurwana sikove ikarima ariko ikarima mani buratse gato ikarima mani wakikarima mani asa ni mu cyo wasaze nese ufashwe n'ibiki nyine uko ufashwe n'ibiki nese ufashwe n'ibiki mani mundekera ubuzima bwanjye nabwe ngo niba ari byo binshimishije aka kanya mundeke mani azaza sheri mutandana n'abakobwa n'umukobwa n'ubundi uzaza kunsaba nese washyira nese mu Rwanda bemeye gushyingira abagore babana babuze ibitsina cy'amagabo babyemera batabyemera niwe uzaza kunza mu gihe bitariho rero umva n'ubundi twarishingiye twarabanye ariko umusaza umwambitse ingofero cyangwa akagusohokana garukana ari kujya ase rakuru n'abana bagusagomba kuguhana tonde nyine barase gatoya ubundi tuturuke wowe wote kanizera kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye barasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu udakina n'abana ukina n'abanyana sabatandukanye mu cyo gitandukanye sanganye nguta nasenye nanga isana mitima kubangunya mu Kigali News 500 nyandukira kuri Isiaka TV
25 ukore subscribe. Navuga ko ari impinduka zigiye zitandukanye, navuga ko tugomba gukora ibitandukanye n'ibyo mubona mu mihanda igiye itandukanye. Ndashimira buri wese wagize uruhare kugira ngo ino channel yuzuza abantu 85,500. Turashaka kuzuza 100,000. No munsi ni kumwe umusore wifunze neza, cameraman aza gutegura, ariko n'umukobwa ameze neza, ko n'umukobwa we baramuzi. Kitwa umunwa nanjye mba nawe ucyajije bura nugira ngo nimubona yitonze aravuga, ariko ejo bundi arisha umuntu. Urahari ndaho kabisa, meze fresh, nta mahoro kabisa. Abakurikiye niuzi, hari abakuzi hari n'abatakuzi, wenda watangira wenda basanura gake n'izina rya niba warivuga, niba utanarivuga ntacyo bivuze, nta kibazo. Abatanzi bagomba kumenya kuko ubona nimanukiye kabisa. Yego, nitwa Jidena nyine nk'ibisanzwe kubanza. Ukaba uri mu dancer ukomeye cyane, n'abafite amashow agiye atandukanye, bafite amavideo, abafite utubari twa danje turi mu mujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda. Muzampamagare kubyina, shaka kubyina no wadanje ndagutwica ariko ntari yako nibyo ntabwo bishye. Mu minsi iri imbere tuzatunyuzamo ubu video bwe muri buryo babikora neza, umusapotinge amagana bari kuri screen, nimushaka ngubuze na ibintu byene neza, sibyo rata? Niko bimeze kabisa. Wari umeze neza ariko nta mahoro kwiye. Harahijya tewe umukobwa wanjye ntabwo turagura mikoro turajyane. Wamubonye ariko bamwita Scovia nde? Mugabekazi Scovia. Scovia witonze none? Nitonze. No kuri kubona ntabwo namenye ikintu mwandumirije, niyo mpamvu nabaye nshishije bagenda bugiye kuma ku mafaranga. Ariko nanze amatunguro ubundi mpuza abantu n'abandi, gusa uyu ni musaza wa Scovia Mugabekazi. Scovia muramuzi mu mihanda, ariko maze iminsi mubwira ati nyamuneka mu bintu by'uburezi bien butinganye bano burekere ba Kanyusi urashitani. Buratangiye se n'ijye abantu mirije ma. Oya cyera gutumirije umusaza reka akubwira. Mwaganire byinshi urabizi, reka ariko abwira n'abadukurikiye mujye muri komantere mwe. Uraba utagiye kunzanaho ibintu byanjye, iby'iwanjye n'iby'iwanjye, sibyo? Wawe ugumane boro zawe umbaze kuri gahunda zanjye nawe utagira ikintu mbwira. Oya nabyo agomba kubivuga. Ni gute wabaye muri lesbienne gute? Musaza wawe agiye kubivugira byose. Kunzi ko wari umwana mwiza mbere, umeze neza, ababyeyi badusize tumeze neza, nta kibazo gihari. Wagiye kujya mu lesbienne mu bibo. Nari mbizi ko ari byo muje kumbwira. None se wabuze icyo kurya, wabuze nta na kimwe nabuze. Lesbienne se n'ibiki wakurikiye? None se mu lesbienne wakurikiyemo ibiki? Nuko nkunda abakobwa bagenzi banjye. Ukunda abakobwa se gute ko Imana yakuremye uri umukobwa? Imana yigeze ivuga ngo abakobwa ase bro ugiye kubikaza. Oya ngiye kuba yaza kukugira inama kuri kamera reka namurabure sya namubwiye yuko mfite urugo umwereke ni wanje man. Urugo none se uzubaka urugo gute uri no muri lesbienne? Azabyara ati nta makosa ibyo bintu ntabwo ari sawa. Aza Scovia nafatije nanjye mujye muri commentaire. Oya ahubwo ikindi kintu nshaka kukubaza we isi yaka. Ubundi ubu lesbienne ashobora kuba ari wowe nabumujyanye mu sindi. Ndi umusindi ku mutwe ngende nago mbibamo. Ahubwo vuga ngo mbwire neza we. Vuga ngo hagati yawe nawe mubiziranyeho. Scovia ninde muntu ambira kugira inama mu makuru namenye kuri lesbienne. Cyangwa se ako ngiye kuba ndi umulesbienne nakosa ririmo habe na arimo aravuga ngo nabigizemo uruhare. Wabigizemo sibyo? Nimba babahereza n'amafaranga ukabagenda ukamutanga akajya muri ubwo lesbienne. Scovia ndabanga mu buzima bwanjye, ndanabarwaye mu buzima bwanjye, ariko umukobwa witwa Fiona w'umurundi kazi. Ubwo uwo ni ubimujyanye. Fiona niwe wabimujyanyemo kuko Fiona niwe mugore. None se wowe ukamenyana gute nabo mukavuga? Yo menya amakuru ngewe ngira kuri tele cyo nkahiga rumva ahari ishyano. Ahubwo se wowe kutajya ubagira inama wumva lesbienne ari ibintu nyine byiza. Banyumva ko nzaguhuza n'uwitwa Shitani Kayusi. Shitani we nuwahe Kayusi atinga abagabo bagenzi. Iyo ni diamond isigeze kure. Iyo diamond uzarinzanira. Hari uwitwa Shitani uri mu biti. Bako nyamara uracyari muto kubaho neza. Kuba muto ibyo ngibyo ntago bindeba sibyo? Uko umukobwa shire wanjye ndyohereza ntago ari kumugabana ndyohereza. Right? Oya se kandi. Oya man gereka nje mbabwiza ukuri. Mamukeneye kumva iki? Mamukeneye kumva iki? Imana ko yaremye umugabo ikarema n'umugore. Cyakoze bro no itabi wanyweye nta nimbuto wakuye mureka. Yasujya kumushyira kanga itabi binyweye none se ubwo ari kumva. Nge nta kiyobya bwenge na kimwe fata kwisi. Iyo ukunda umuntu umugira inama man. Iyo ukunda umuntu umugira inama. Nge bibaye ngombwa ko
nimba nkunda nandekera ubuzima bwanjye kuko nibwo bunshimishije bro ubuzima bw'umwanda se utazongera gutuka ikintu cyitwa umutinganyi cyangwa umurezi itonde nkubwire akantu keza k'ubwenge njye bibaye ngombwa naguca mu muryango nkagenda nkagukura ku gipapuro kigaragaza ko wowe mvukana nawe nkaguca burundu kugira ngo mbireke wabikora ndebera ibintu uba wambaye ibintu ni iby'umukobwa muzima ntayashyira hanze se wari wabonana tutwaje oya njyewe ngira ngo mbereke neza mani mujye mugabanya ubugabo mani ubwo ni ubusutwa kandi muri abantu b'abagabo ibi bintu Isaac nawe bifitemo uruhare kabisa abadukurikiye bazi ko mbirwanya oya nyine hari ukuntu ahubwo wenda vuga ngo wenda bikwinjiriza ibiceri ubu uri kumushyigikira nyine oya njyewe ntago ari wowe wamamagaye ati naramubuze gusa tuvugana kuri telefone uzamara duhure nawe mu kiganiro nyiri icyo nibwira abantu badukurikiye wabimbwiye reba munamuzanye bro njereka njyewe muhuze na shitani azabimukoreye yumva ukuntu biryoha nibwo nta nubwo azongera kwifashisha nibiki muhuze na shitani nyinde shitani ndajya gukora ni nawe shitani ngo kayisa wamujya mu wigize mane yenge guhura n'amashitani biryo hasi naga ari shitani bro nyine ni izina nyine tumwamuhimbye nyine biraho ngaho kwe ndimba yakoze ariko bro reka mbabwire ni umugabo nyine yo kanza ikigabe imbere mu izina rya Yesu uzaperereze ngewe reka asko vahine ko numana n'umukobwa mwiza umukobwa nkawe reka nkubaze itonde nkubaze mu butinganyi ukuramo iyiziye nyungu nuko numva ndabikora nkumva ndishimye mana none se wahuye n'umugabo bwo wumva urababaye mbere se undi se mbere ya hose kutari umutinganyi ubwo byaje biti ibyo bintu nyine njye nakubwiye ngo natutse shitani ntukabande bose dukora n'ikiganiro ndi kumushitinga byadanje ariko nanjye narabikoze rimwe gatoya wowe uzashya uzashya umva bro ntiwongere kumbwira ku kintu kijyanye n'ubusibiyeni isya nimba aricyo wampamagariye ndahita mpaguruka ugenda se ujya he inama reka iwawe se hari udafite iwe ninde udafite iwe we ntabwo ndusha amafaranga urumva ntabwo ndusha amafaranga ubwo butinganyi ubamo ntaki kandi ngo yarize kabisa amashuri yarize pe amashuri arayafite yarize mbese muragira ngo nkore iki twarakwishyuriye mu rugo hagati uragira ngo nkore iki bundi wampamagaye kugira ngo bigende musaza ariko akurangira akazi oya wava muri iyo mico mibi ngiye ukaza nkakwereka ibintu ukora bindi byiza ukava muri ubwo butinganyi nimba ari n'amafaranga kwishyurira uva mu matelefone telefone si yanjye ariyo wanguriye jya ubanza unyumve sinkuruta hasi wamwumvishije we ubanza unyumve ngenda ariko iramutse imeretse sha bro nagite ko tuvukana iyi ngiyi nayigura isa iPhone iyi ni Android iyi nahita nyigura direct umva rero reka nkubwire iki cyakuzanye hano ubundi muri make yaje kugira ngo akugire inama abinyuze kuri kamera zikeneye nta n'izo n'ubu ashaka kuvugira hejuru ntago namaze manye uburenganzira bwanjye ye namwubashye undi nakabaye namukubise nk'iki ebyiri imbere y'amaso aya abantu nk'aho umuntu akigita imana gahonda nakabaye nagukubise umuntu akigita gahonda nzabahonda cyabure ntunkoreho kuko uramutse unkozeho hano hari mugenzi wacu mugenzi wacu uraduhombeye kabisa shitani sheri wakubitwa noneho utagira ngo ni bya bindi wihaye bayiga ugenda ukubita gakubitwa n'inkuba njyewe ntabwo uzankoraho asigaye n'amataba ariko wamwumvishije usigaye ufata n'ibiyobyabwenge wowe bana bademu nani bagenda mu bikunde bw'abademu bakajya mu buyoga mu bujama cyangwa hari umukobwa w'inshuti ye bakunda kugendana cyane nawe buriya oya ni umugabo ejo bundi bararwaye umuhanda barufunga bose n'abatinganyi uwo mudemu atinga w'umurundi kazi nawe mwiza shaka uzi n'ikindi ndakwiyamye ese umugabo wawe ndakwiyamye barwaniye iki uri gutanga amakuru se baraguhangaye yaraguhangaye barwaniye iki yaraguhangaye ababyeyi bagusenya bagufatira igihugu akungira inama iwacu mwamaye iki ku buryo mwirwa munyasama ahubwo se wabuze iki uza kunshakisha ahantu hose oya wabuze iki reba uburyo uba wambaye namaze ariko mani kuko nambara ni ubushake bwanjye urashaka kunyambika iki nkakwambika imyenda ukajya gusenga ukajya mu rusengero umuhaye n'iryo kote mani hari hasi urashaka wowe uretse kugenda nyine hasi uragenda uragenda urwana hano mwanga kumva hanze kubona
Nyamwanga kumva nze kubona. Ako ibintu muri kumbwira ni. Nyamwanga kumva nze kubona. Ako nanze kuyanze kubona iki. Wahindutse. Minduka ave muri ibyo bintu by'imico mibi. Yapfuye nde. Ibyo bintu by'imico mibi ntago ari byiza. Mani ni izina ry'Imana mwarabyibagiwe. Njya hatazagira umuntu wongera kumamagara ngo kwigishije ngo ava mu residency. Ndamutse menye umuntu ndamutse menye umuntu wakujyanye mu lesbian. Wamugira ute se? Nabicana. Ahubwo uzibeshye ngoreye ku mugabo. Nabicana. Yes, umva bro. Numva ngo wankoreye ku mugabo. Cyangwa nzabamara mwese. Cyangwa se nzahinguke. Mbasange nk'ahantu. Dushaka amakuru tuzamenya umuntu wajyanye mu. Uramfasha kuyashaka. Ukuri pe. Ntabwo ngo Scove ari umwana mwiza. Uziko n'umujyama wo muri Amerika warongoraga Scove. Ndabizi w'umusheri wiwe. Rumva ndabizi. Asiye bigamvuga n'ibyi. Nese uwo yamani ngiye mu ndekere ubuzima bwanjye mbari bwo nishimiye. Ubuzima bwawe se bujye gupfa turi ku birori batwebwe. Murangira mute? Dufata igiti kicara hano. Tarabyemeye nta pingu uri bunkiremo. Nta kintu na kimwe uri bunkore. Leta yabyemeye. Ntabwo uri umuyobozi n'icyo uri cyo kuko na leta na polisi na ribu ntirampiga. Ushyira ku karenge hasi ko guhiga abapede n'abarezi. Ari ribu. Na musaza wawe n'umuryango wawe ni bande bagufiteho uruhare. None mwe mwangira ribu urajya kuyizana ribu yarakubyaye. Nkoraho gatungu bite urebe ukuntu bakujyana. Ndi kwanga kugukubitira imbere yayize zaka kugira ngo nagusebereza hano n'abadukurikiye bakabona ko nkubita izina ry'Imana itawisanga hano. Subizi ko najya nizamo. Mani naho nkundu kunaje yizajishwa ukumva ise urumva ko kuvuga. Mani yigize agatipe kubufuna we ukumva mu bimansura niwe wabyinye wenda ngiye nabyinye ndumva. Reka rebe muri Yarugenge. Nyarugenge arayoboye. Yesu. Uyoboye ntago yarutarera umugabo wanjye Fiona. Rero ahubwo reka nkubwire. Umugabo w'umukobwa ku mukobwa ibyo bintu bibaho. Hasi mu bikora gute? Dufite amatsiko. Ese ubundi reka nkubaza. Nyine nakubwiye ngo nzakuza na shitani cyangwa yiga bigukorera. Itonde nyumva. Nako mwumva ibicyo. Nako caceka. Uwo mugabo wawe igiye mu maranye mwabyaye abana bangahe? Igiye mu maranye mumaze kubyara abana bangahe? None se umugabo ari uwo kugira umubyare. Nka shitani aje agasanga ibintu muri kumbwira yahita bita. Nyine uwo mugabo mubanye nk'iki. Uwo mugabo mubanye nk'iki. Uzibeshye noneho gaturebe bazagukorera. Yenda saza mabuza bizarangira bakize mu rusengero wale mu musigiti babasenya batore iduko bita muhinduka. Warabyibagiwe rero. None nzibagirwa asu Scove ubu nabwo avuze kuzaheka ahungu nako. Nanjye nibyo mubaza reba imyaka amaze kugira. Aracyari n'umwana. Aracyari umwana cyane. Urongera kumvuga birabikindi kibazo. Dora mahana agiye. Birabikindi kibazo. Iyo ngo nishyire hasi. Ashaka kumwita imbere abakunzi banjye bankurikira. Bamfrowinze banaba. Agukubita se waye niba cyamana. Agukubita niba cyamana. Mwumvite nyuka mbibi n'amademoni. Itonde se kandi utarwanira imbere ya umva bishubiye telefone rero. Naza mutajya guserera kurara. Wese uretse mbaraza mutajya guserera. Umva mutajya guserera man. Nimukamamagare muri ibi bintu mani. Naza gutajya guserera. Ibiki sirashaka iki? Icambe ntagazi karitsembamo. Waje uratumiza ngo ariko n'umuvandimwe wawe. Oya wowe. Umuvandimwe wawe. Ashaka kufungisha. Aza Scove uri mu biki? Umuntu akugira inama nziza ugashaka kurwana. Nanze kubwakubita none dore gatangiye kwisaza. Nyamara nushaka kujya ndaza kukwisangira mu rugo. Telefone ndagusoramo waburitse. Ndagusoramo ndagukubitira. Uratushize mu rugo iwanjye izina ry'Imana urahapfira bro. Hapfira sura umwicanyi. Ku mugore wanjye wowe ibyo nakoze. Ugeze naho wakica musaza wawe. Ugeze naho abantu bararozwe. Uzabajyana ku muganga gakora mutabaza abaganga. Mani iruhande nawe ugabanya amagambo. Mani isia. Ugeze naho uri kunjyanaho wowe. Uri kunjyanaho. Kandi utarwana na kamera itondi. Ugeze naho ndakurangiyewe. Bronde ko. Sara tuko musaza wawe. Waza kumwonga utanyumva. Waza kumwonga. Reka nkubwira nawe yaba ari papa cyangwa mama. Akaza gahagaranga ngo wabaye umurezi. Mani nuko ari byo bishimishije ari ibintu bitanshimishije. Ari umugani bajye baca. Bati utumviye se na nyina yumvirije. Kandi nyamwanga kumva yanze no kubona. Nyamwanga kumva yanze kubona. Ibi bintu ndi kukubwira. Hari igihe uzavuga ati iyo nza kumva umuryango wawe. Hanyuma ngufashe. Nyumva nyine wumva inama ndikugira uhinduke. Ikibazo ndi kukumva bigacaha bikata bihindukira. Uheruka mu rusengero Scove. Wenda gufunga. Ndasenga nyine nta rusengero tugera se man.
bw'abapede n'abatinganyi n'abatu. Yego mani turasenga mani. Unwenda gufungisha. Ntabwo turapagani nkamwe mwirirwa muvugisha. Abantu nk'aba ngari tutabafungisha. Abantu nk'aba bafungisha. Numara mu mwaka. Wamanikiwe idarapo bite? Byo kwandika. Yego. Impamvu mwihaye rugari se. Ninde waje ngo yemeze ngo ubutinganyi mu Rwanda bureme? Rugari? Umva Rugari wayihawe na Yesu Kristo we mani turanagenda mu bandi tukagenda tumeze gutya na shedda. Nanjye Tanzania. Mani afite ikibazo ndaseka. Ashobora atari umujyama mwiza mani. Naho mwashyize hamwe. Umva, mwashyize hamwe. Njye natwe rero umuntu w'umusirimu tujya mu rugo azanshyigikira none nawe gushyigikira mu biki wowe wagiye mu lesbienne. Umeze nk'igifuka cy'amakara giteretse muri Nyabugogo mani. Oya manura ikigori. Mani nago niwe muntu wakanshigikiye mani mu bintu nkora none. Ngiye mushyigikira mu lesbienne. Abantu mane kambwira. Bajya bavuga abakobwa ngozi bayijana ngo barasara. None uyu nguyu wa mugari wa shitani wenda na za karoti na bya bipirizo na bya biki. Akaza muri mu biki. Neza urashaka kunkubita. Asa waretse kurwana niko. Nese waretse kurwana. Sikobe ikarima ariko. Ikarima mani buratsika tukanima mani. Wakikarima mani. Asa ni mucyo wasaze. Neza ufashwe n'ibiki? Nyine ukufashwe n'ibiki? Neza ufashwe n'ibiki? Mani mundekera ubuzima bwanjye. Nabwe ngo niba ari byo binshimishije aka kanya mundeke mani. Bigushimishije mu bego byareka ari ingeso. Ese mani mama kataje kuri social media cyangwa papa ngavuze induru nkaye mani. Nuko ngo ari ukwitayeho. Anyitaye nkande se nkande mani. Papa na mama bamaze gusaza. Ntago bafite icyo gihe cyo kukwitaho muri imyaka. Zahindutse mani. Uracyari mwiza wo kuzashaka umugabo mwiza ukabyara hungu n'abakobwa. Ibintu urimo bivemo. Ako mani mufitiye ikibazo. Ariko uzi kugira umuntu kugirira n'imbabazi. Ngaza kwirirwa nkwiruka ngatumwanya uzi kuba ndi hano uzi ibintu byinshi nakabaye nagiye gukora ariko nkaba naje hano kugira ngo ngiye mbashe rero uri kumubwira bro watayigihe kuko nta gahunda yo kubivamo ufashe uhamagaye mu rugo umukobwa wanjye arasaze ntago nzabireka niba ntabyo utekereza ubyibagirwe ubu hari abajya ngo habye abana igihumbi hasi mu biki garuka nasi urashaka gutarana ingufu bari kumara buretse ma hasi umuntu wagafata urungu nasi wagafata ukajyana imbere ubundi uko abana mu ruza barakaroze hasi wakikarizwa watuje kandi tuzakujyana imbere hasi mu biki hasi wakumvishe nta nubwo ubushaka kumva nasi wakikarizwa bigushimisha nyamara ntabwo ari byiza ku kwezi barabiguhembera se basi kaza ushakira akazi cyo kuzunguza ikibuno basi nawe ujye ubona amafaranga ku kwezi cyane niba ari ikibuno nakijunguje ibintu byose mani nabikoze ndishima rero mfite umugabo nashatse kwezi baguhangaye muri izo boro wa mugani muri ngo tubwira muri ibi ngibi urumva none se unyungu y'umuntu reka dutuza tubwira inyungu uhembwa nge ku kwezi ntayo mpembwa inyungu irimo nuko biryohera kandi mbikunda urukumva kuryoha se ntacyo binjiza bimaze iki ntacyo ninjiza nawe kwara ngo uyu mugore winjiza iki mwana uko yambyariye ayisigeze ayisigeze ibintu byayo bavuze ngo Paul yavuze mani isasi muri uri kunega umbaza iki mani bro no suri murajya he nimba ushaka kurongora abagore ugenda urongora abagore ibyo ngibyo nta kibazo n'icyo bintu wawe jewe naje nje kukugira inama ngomba kuva hano ikintu cyose biri bunsabe ndagikora umva se ngubwire mani umva reka ngubwire mani uzi kuvuga ngo uriya ni bofre wanjye uzi kuvuga ngo uriya ni bofre wanjye uzi kuvuga umva wewe waraturumbi umva ngubwire siko ngo niwe mukobwa wenyine babyaye urumva ababyeyi bacu babifuza kuzabona hari umusore uje kugusaba bakatura n'umuko wacu bakatura ni bofre urumva azaza urimo n'abakobwa n'umukobwa n'ubundi uzaza kunsaba nese mu Rwanda bemeye gushyingira abagore babana babuze ibitsina cy'abagabo babyemera batabyemera niwe uzaza kunsaba mu gihe bitariho rero umva n'ubundi twarishingiye twarabanye ariko umusaza umwambitse ingofero cyangwa akagusohokana garukana ari kujya ase rakuru n'abana bagushungere rakuru abana bagushungere rakuru abana bagushungere garuka ujye ugirwa inama ikibazo nyine ibintu byose muri kuvugana na kimwe ndi kumva ibi ngibi binyura kuri YouTube isose kabibona kandi abantu barimo kubona ko ndi mu gikorwa cyiza n'abankikiye mu kigiye dusha batinganye mu gihugu ndetse n'abazibeni hari umuntu wambwiye ngo bazanyica nta muntu uzanyica umuntu aparimo
Ndi intumwa ya rubanda. uri perezida Ndi intumwa ya rubanda. Ndi intumwa ya rubanda. duca pedenari bene mu gihugu niko bimeze nta kibazo uziko mwatumye ibiciro ku masoko bihena mugatuma inzara zizura mugatuma izuba twatwikoreye ibintu mwataye umwaku isi mwarayiramije gusa abana mo barabireba mwagiye murongora n'abagabo bagenzi banyu umva amagambo ari garuka ujye wumva byaba bigeze ubu sinshaka no kuvuga ahubwo bigeze namwihorere njye nawe nakubitare reka none nkubwize ukuri reka nkubwire aho uca aho nca naho uca numva naciye hano ntukahanyure kuko niduhura nuko biteme nzemera ngo urebe ibirana korana njye mbigendera aho nkubonye ngo ngusengere ngusengere na Kanyusi ngusengere we nura mugore wawe ngusengere na bayige ngusengere na nara amasaduna aya ngurane ngo ni mushiki wa Sadunda wari mushiki wa Sadunda mane hapfuye nde kuvuga wari mushiki wa Sadunda nyine hapfuye wa Sadunda ataba mushiki we hapfuye ikima baba we sha umva reka nkubwire ababyeyi babyaye mani biradushimishije babyaye bakabyara hungu na kobwa ababyeyi babyaye bakabyara hungu na kobwa ni amateka bro nta kintu usigaje gutakaza inyuma ya Huye ngo tuvanga tugende gutakaza mani katwisoreze uko bitangiye Scovia reka nkubwire rero twisoreze n'abadukurikiye twisoreze ikiganiro tujya gukora gahunda ihari tujya gufasha Scovia tumujyana indara mu basazi tukujyana indara mu basazi oya gahunda ihari n'ubundi wowe wacha kujyana indara mu basazi wisakuza nyine baye uri gutsakuza baye kinyine wisakuza nyine baye agomba kuguhana yagombaga kuguhana tonde nyine buretse gatoya ubundi tuturuke wowe wote turuka abantu badukurikiye tuza bega akazi mana taneri ryo buye nanjye ndigutera Nasa mwa bararwana mani. Ubundi wote uturukaye. Nyine wote uturukaye. Impamvu ngewe nje kumureba nuko twe dufitanye gahunda. Ubu ni njuma pasi. Uzukuta abantu ni njuma pasi. Abarezi bene bagenzi be. Kandi nubwo mu mwibeshaho akabuno nake igisina nike karoti ni vide n'igitoki nibyo. Swaje kigana matwi ugende. Swaje